Yes, ikaze nanone kuri wowe ukurikiranye ibiganiro bya Kamatoki TV. Izi ni inkuru ziba zigezweho z'ako kanya zira update. Nimba ukunda bamwe mu basitari, abahanzi, abakinnyi b'amafilime, abakinnyi b'umupira ndetse n'ibindi byiza byose byerekeranye n'imyidagaduro, nta yindi channel wabisangaho uretse iyi channel ya Kamatoki TV. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ku kajambo k'iburyo, ubundi ukajya ubona inkuru zacu za buri munsi ndetse ukatwandikira no muri comment. Wibuke no gukanda like nimba wakunze iyi video, nyamuneka, kugira ngo tujye tubona natwe ikidutera morale yo gukora, tubone ko mukunda ibintu dukora. Rero umwe mu bakinnyi ba sinema uzwi nka Clapton Kiboke, nyiri filime y'umuturanyi, ejo nibwo yashyize hanze amafoto y'umuryango we, abana ndetse n'umugore. Ni umuryango w'abana batatu ndetse hakiyongeraho umugore n'umugabo, ubwo bivuze ko ari famiye igizwe n'abantu batanu. Clapton Kiboke akaba ari umwana wa Kanyombya umaze gusaza, nawe yagiye akina filime nyinshi kandi ziramamara, zirakundwa cyane, zikundwa n'abatari bakeya. Ngira ngo nawe nimba uri umunyarwanda cyangwa se nimba utari n'umunyarwanda, ariko ndakeka ntabwo ari ubwa mbere wumvise izina Kanyombya, kuko n'umwe mu basaza bashimishije abantu benshi batari bakeya cyane. Rero nawe ndagira ngo mbikumenyeshe ko uyu nguyu ari we mwana we afite w'umuhungu w'imfura. Ntabwo haramenyekana nimba Kanyombya yaba afite abandi bana, cyane ko badakunze kugaruka mu itangazamakuru ngo bigaragaze. Weho uyu muryango wa Kiboke urawubona ute? Urawishimiye? Urandika muri comment uko ubona, kugira ngo tubashe gukusanya comment ndetse n'amakuru menshi ku bakunzi ba Clapton Kiboke. Nimba umukunda rero kanda subscribe, ukanda like, wandike no muri comment ko umukunda rwose, ari na byinshi ushaka kumusaba, nkabifuza gukina muri filime ye. Niyo mpamvu yashyize aya mafoto hanze, ni ukugira ngo tuzakusanye amakuru, abasabye, abemeye. Mwese mwandike izi comment, tugira urubuga nk'abakinnyi ba filime duhuriramo, kuko nanjye nkora filime yitwa Ndicuza, ngira ngo iri kurica n'umujya muyibona. Abantu mwese mushaka gukina mujye mutwandikira muri comment tubafashe, nyaboneka ntimugaheranwe n'impano zanyu. Mwandike rwose muri comment, mukandira like, tubafashe, mushyiremo nimero zanyu, tubafashe namwe muzamuke, mumenyekane, impano zanyu zimenyekane. Ushobora kureba filime zanjye njya nkora, rero niyo bita Ndicuza, iriho ukayireba rwose. Ubundi waba ushaka gukina nawe ukanyandikira. Aricyo kimwe rero nabifuza gukina muri filime yitwa Umuturanyi series, imaze imyaka ikinwa, amarembo aruguruye. Ku bari bwatere comment nyinshi n'amalike, amazina yabo akagaragaramo kenshi, kugira ngo tubashe kohereza ubwo butumwa Clapton Kiboke muri groupe yabo, maze bakazakora challenge bagahitamo. Hari igihe waba umwe mu banyamahirwe uhitwamo, ubundi nawe ukizamukira amahirwe yawe, akaba aguhaye agaciro, nyine arakumenyekanishije. Nta kindi bisaba rero ni ugukanda subscribe nk'uko mbikubwiye, nako ukandika no muri comment, ariko ugakanda na like kugira ngo bibashe kumugeraho ibyo byose nkubwiye. Ngayo nguko rero amakuru yaragezeho mu Rwanda ku cyamamare gikina filime. Nakubwiye yuko ibyamamare byose hano kuri iyi channel tubikoraho. We kanda subscribe kugira ngo tuzajya ucikanwa, ubundi tuzajya tubana mu biganiro byose byaba iby'umupira, amakuru y'abasitari, amakuru yose agezweho hano ntago wayahaburira, ya politike n'ayandi menshi tugenda ducamo, yose wayasanga hano. Kanda subscribe nimba utayizi, ni ku kajambo kari iburyo, urakanda urahita ubona inzogera, ukande kuri iyo nzogera irahita kwejyana ahantu hanyaho, ubundi tukomeze kubana mu zindi nkuru ziri buze. Komeza kumererwa neza rero, kandi igicamunsi cyiza kuri wowe aho uherereye hose wumvise ino nkuru. Ukomeze kugira ibihe byiza we n'umuryango wawe. Ciao mugubwe neza cyane.